ubundi nta mpaka nagombye no kuba njyana n'abantu bo muri Jambo ASBL mu Bubiligi, kubera yuko nubwo yitwaza ko ngo Jambo ASBL yemera byimazeyo jenoside yakorewe abatutsi, arabikora nk'urwitwazo, ariko mu by'ukuri mu mikorere ya Jambo, mu nyandiko zabo, mu nama mbwirwaruhame bakoresha mu Bubiligi n'ahandi, ibikorwa byabo byose ahubwo biganisha mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Bayipfobya bate? Kuvuga ngo baremera mu magambo ariko bagakora ibikorwa biyipfobya binayihakana, niho gupfobya kwabo kuri. Kuko itegeko ry'ingengabitekerezo ya jenoside ni bifitanye isano nayo, mu ngingo nababwiye ya 4 riteganya ko igikorwa cyose cyo kugoreka ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi ugamije kuyobya rubanda ari kimwe mu bigize mu biranga ingengabitekerezo ya jenoside. Iryo tegeko rikanongeraho ko kwemeza ko mu Rwanda habayeho jenoside ebyiri nabyo biri mu biranga ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo rero byose birahanirwa, kandi ibyo bibiri maze kubabwira, haba ibikorwa n'amagambo yo kugoreka ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi hagamijwe kuyobya abantu, icyo Jambo iragikora, ni naryo nako kazi kayo, nikikora umunsi ku munsi. Haba kwemeza ko mu Rwanda habayeho jenoside ebyiri, nabyo nibyo bakora umunsi ku munsi, nibyo bandika, website yabyo nibyo birunzeho, nibyo bakwiza kuri Twitter n'ahandi hose. Abantu nk'abo rero birengagiza ukuri bakuzi, ahubwo bagamije kugupfobya, bagamije kwiza ikinyoma, bagamije kugoreka amateka. Ubundi ntabwo twebwe tujya impaka nabo, kuko no kwigiza nkana. Twe tuganira n'abantu bafite ibitekerezo bizima, ntabwo twaganira n'abafite ibitekerezo bisenya, ntabwo twaganira n'abafite ibitekerezo bikwiza urwango. Yewe Jambo inajya kure, tubona binababaje, bakwiye kubitekerezaho neza, niba bumva bakwiye guhinduka, kuko abenshi muri bo usanga bakomoka ku babyeyi bakoze jenoside, bari mu bayiteguye, bakayikurikiranwaho, yewe icyaha kikabahama mu nkiko, haba inkiko urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, haba n'inkiko z'u Rwanda, harimo n'inkiko gacaca. Icyo kintu cyo gutsimbarara kujya kurengera ibyaha byakozwe n'ababyeyi cyangwa ibyaha byakozwe na bene wabo, igihe bo nta ruhare babifitemo, ni ikintu kibi cyane. Kuko kujya kurengera icyaha cy'umuntu mufitanye isano, kandi noneho icyaha ndengakamere, urajya kwishyira ku mutwe icyaha gifite uburemere nk'ubwa jenoside, kubera iyihe mpamvu? Kugira ngo bizakugeze ku cyo uzagarukire hehe. Ni ikintu kibabaje rero kubona bikorwa n'urubyiruko, ariko amahirwe nuko urubyiruko rwinshi rw'u Rwanda, rwinshi cyane, barenze ibyo bintu by'amacakubiri, barenze ivangura, barenze urwango, barareba umurongo umwe, barareba ubuyobozi bubabanisha, ubuyobozi bubaganisha ku iterambere, bubaganisha kubaka igihugu, nta n'umwe usigaye inyuma. Ku bijyanye na Kibeho, uwo muntu wa Jambo namurangira reference, azashake, hari anketi mpuzamahanga yakozwe n'itsinda ry'impuguke mpuzamahanga zashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1995 ku bijyanye n'intambara yabereye mu nkambi ya Kibeho. Iyo raporo yagaragaje yuko nta ruhare na rutoya leta y'u Rwanda yigeze igira, leta y'u Rwanda n'ingabo zayo bigeze bagira mu baturage biciwe baguye i Kibeho, ko ahubwo abasirikare bahoze ari aba leta bakozwe na jenoside bafatanyije n'interahamwe n'abayobozi b'interahamwe n'impuzamugambi, aribo bafashe abo baturage bunyago, noneho inkambi ya Kibeho bayihindura inkambi ya gisirikare, babuza abasivile gusohoka, bakajya barasa ku basirikare ba leta, biba ngombwa ko abasirikare ba leta bitabara. Iyo rero habaho igikorwa cyo kwitabara, abakiguyemo barabiza, abiza amategeko mpuzamahanga, ni dommage collateral, ntibizaba na rimwe crime de guerre. Ibi azasome neza iyi raporo mubwiye, byaragaragajwe na raporo y'umuryango w'abibumbye, kandi ikemura icyo kibazo ku buryo budasubirwaho. Inyandiko navuga yuko twanatangiye kuzisohora urebye mu guhera mu kwezi kwa mbere, kuko guhera mu kwezi kwa mbere 2020 Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yagiye isohora inyandiko buri cyumweru igaragaza iby'ingenzi byaranze umugambi
wateguwe na leta y'u Rwanda yariho hagati y'1990 n'1994 yo gutsemba abatutsi bo mu Rwanda ikanabishyira mu bikorwa guhera ku itariki 7 z'ukwa 4 1994. Dutangiye rero ku itariki 7 z'ukwa 4 cyahuriranye n'itariki yahuriranye n'umunsi wo gutangira icyunamo, kuko niho icyunamo cyo kunamira abatutsi bishwe muri jenoside gitangira, ariko byanahuriranye n'uko hari mu gukurikiza ingamba zo kwirinda coronavirus. Bivuze ko abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, tutashoboraga kujya ku nzibutso, ntabwo twashoboraga kujya ahantu hagiye hicirwa abatutsi hatandukanye, haba muri za kiliziya, haba mu mazu ya leta n'ahandi, kugira ngo abo bantu tubunamire, tubibuke, habe ibiganiro. Ibyo ntibyashobokaga. Bituma rero mu dushaka nka komisiyo ibifite mu nshingano tureba uburyo bwafasha abantu kwibuka babo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko bigakorwa bari mu ngo zabo kubera nyine ibi bihe turimo bidasanzwe. Niyo mpamvu twasanze ubu buryo bwo kwandika amateka yaranze ubwicanyi bwa jenoside yakorewe abatutsi buri munsi bizajya bifasha icyambere kwibuka abo bantu bishwe na leta yari ishinzwe kubarinda, ibahora gusa ko ari abatutsi, bakica ababyeyi, bakica abana, bakica abasaza, bakica abakecuru, bakica abarwayi mu bitaro, bakabicira muri za kiliziya, bakabicira mu nsengero, ntibagire ahantu na hamwe batinya, ahantu na hamwe bubaha. Ibyo rero dusanga buri munsi byaragiye rwose bifasha abantu kugaragaza ayo mateka nyirizina uko yagenze ya jenoside, itariki ku yindi, umunsi ku wundi. Bifasha nyine kugira ngo abo bantu tubane nabo, twerekane ko tutabibagiwe, ko tubibuka, ko tubazirikana, kandi ko duharanira ko ideoloji yabishe idashobora kuzongera gusubiraho ukundi no kongera kubaho. Izo nyandiko rero zigamije icyo kintu cya mbere cyo kwibuka, kuzirikana, guha agaciro abatutsi bishwe batsembwe na leta yari ishinzwe kubarinda. Icya kabiri ni no mu rwego rwo kubungabunga amateka yaranze u Rwanda, n'amateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko. Abanyarwanda baranabivuga mu migani myinshi y'umuco wacu ko umuryango utibuka urazima. Dufashe na jenoside yakorewe abayahudi imaze imyaka 75 ibaye, ubu ngubu ibihugu byose birayibuka, byanashyizeho amategeko yo kuyibuka, bishyiraho inzibutso, bishyiraho ingamba. Ni ngombwa rero yuko natwe jenoside yakorewe abatutsi abanyarwanda bose, amahanga yose ayizirikana. Umuryango w'abibumbye, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye guhera muri 2004, ariko noneho by'umwihariko kuva ku itariki 26 z'ukwa mbere 2018, umuryango w'abibumbye wemeje ko itariki ya 7 Mata izajya iba umunsi mpuzamahanga wo gutekereza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bikosora, byuzuza imvugo yari yarafashwe muri 2004, aho bavugaga jenoside yabaye mu Rwanda batayiti yariyo, batagaragaza abishwa bari bo. Iyi nyito rero y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umuryango w'abibumbye inteko rusange muri 2018 yakosoye icyo kibazo, ishyiraho umunsi wa 7 Mata buri mwaka wo kuzirikana kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Izi nyandiko rero tuzikora buri munsi, tuzakomeza no kuzikora kugeza iki gihe cyose cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kirangiye mu kwezi kwa 7. Icyo nabwira uyu munyarwanda René Claudel Mugenzi no guhindura imyumvire ye. Iyi myumvire afite ni iye bwite, ntabwo ari iya leta y'u Rwanda, ntabwo ari iy'umuyobozi uwo ari we wese wa hano mu gihugu. Icyambere, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015. Kuva iryo tegeko nshinga ryajyaho abanyarwanda bitoreye, abanyarwanda bihaye intego yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho yaturuka hose no kuyirandurana n'imizi yayo yose. Icya kabiri, biranaboneka rwose mu irangashingiro ry'iryo tegeko nshinga aho rishimangira ngo twiyemeje nk'abanyarwanda
gukumira no guhana icyaha cya jenoside n'ibyo igaragariramo byose. René Claudel Mugenzi yumve neza ko nta hantu azabona mu mategeko y'u Rwanda duhere ku itegeko nshinga izo nyito yita abahutu n'abatutsi biri mu mitwe ye, akwiye rero kubivanamo. Hashingiwe kuri ibyo, leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko yewe reka nongere nshimangira itegeko nshinga nanone ingingo ya 10 nayo nyimurangireho indi reference. Ingingo ya 10 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko abanyarwanda bose basabwa gukumira. Aha ndabivugira kubera ko yansabye gusobanura ikinyangabitekerezo ya jenoside bivuga, ubu bivuze ko ari cyo ntangiye. Igisobanuro cya mbere kiri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ingingo ya 10 ko abanyarwanda bose basabwa gukumira, kurwanya ihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi no kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside. Nakwibutsa ko duhera ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda mu cyemezo rwafashe ku itariki 2 z'ukwa 9 1992 mu mbabarire mu rubanza rwa Jean Paul Akayesu, urukiko mpuzamahanga rwabashyiriweho u Rwanda rwakoraga Arusha rwemeje ko abatutsi bakorewe jenoside bivuye ku mugambi wo kubarimbura babahora, ko bashyizwe mu bwoko bw'abatutsi kandi uwo mugambi ukaba warakozwe na leta y'u Rwanda. Nyuma y'iminsi mike urwo rubanza rwa Akayesu rubaye, Yohani Kambanda wayoboraga guverinoma y'u Rwanda nawe yemeye ibyaha byose yashinjwaga. Icya mbere yemeye ni icyaha kivuga ko guverinoma yariho muri 1994 kimwe niyo yibanjirije zateguye kandi zishyira mu bikorwa umugambi wo kwica abanyarwanda bose b'abatutsi babahora ko ari abatutsi, kandi n'umuhutu urwanya uwo mugambi wabo nawe agafatwa nk'umwanzi. Niyo mpamvu rero gupfobya uko kuri, guhakana uko kuri, guhakana ayo mateka y'uko mu Rwanda habayeho umugambi wo kwica abatutsi bose kandi bigashyirwa mu bikorwa, ubihakana abakoze icyaha akaba agomba no kubikurikiranwaho. Ngiki cyo muri make ipfobya n'ihakana icyo bivuga. Noneho rero itegeko nshinga rinashimangira mu buryo bukomeye ko ingengabitekerezo ya jenoside yose aho yava hose uwayikwiza wese nawe agomba kubibazwa, ndetse ni nayo mpamvu hagiyeho itegeko ryihariye rihana icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iryo tegeko mu ngingo ya 4 ritanga igisobanuro cyo kuvuga ingengabitekerezo ya jenoside icyo ari cyo. Ntaho René Claudel Mugenzi ari bwumve itegeko ry'u Rwanda rihana icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside rishyiramo abahutu abatwa n'abatutsi. Riravuga ngo umuntu ukorera mu ruhame igikorwa byaba mu magambo, mu nyandiko, mu mashusho cyangwa ku bundi buryo kigaragaza imitekerereze yimakaza cyangwa ishyigikira kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa ku idini, aba akoze icyaha. Ngiye rero ku gice cya kabiri y'ikibazo cye abavuga ko hari abayobozi ashyira mu majwi. Abayobozi ashyira mu majwi ndumva nukubasabye ku buryo buremereye cyane. Nta na hamwe umuyobozi wari wese w'u Rwanda uwo ari we wese mu rwego rwose ariho ashobora kwigisha amacakubiri. Iri tegeko ubwabyo rero bimubuza. Noneho rero by'umwihariko nabo yavuze, yaba nyakubahwa General Kabarebe, yaba Professeur Dusingizemungu Jean Pierre umuyobozi mukuru wa Ibuka, ntibishoboka izi mvugo yabitiriye nizo yabitiriye abatwerera, ariko nta numwe ushobora gukoresha izi mvugo. N'ikimenyimenyi ntiyanigeze avuga ati tariki niyi mu nama bagira urubyiruko aha naha babahaye ubwo butumwa. Ibi ni ibintu bitabaho, biri mu rwego rwo gusebanya, mu rwego rwo kubeshya no gushaka kwitirira abantu bitarabaye. Nicyo gisubizo namuha, azakurikire neza rwose gahunda abanyarwanda bigishwa bakurikira, nta rwango, nta macakubiri, nta vangura, nta ngengabitekerezo ya jenoside iyo ari yo yose u Rwanda rushobora kwemera. Tariki 7 Mata 1994 ni ukuvuga ku munsi wa mbere wo gutangiza jenoside. Ni nabyo kuko ku Nyundo ni hamwe mu hantu hambere ubwicanyi bwahise butangira ku itariki 7, kimwe no ku Gikongoro mu karere ka Nyamagabe ahantu hitwa Mushubi naho bishe
Abatutsi tariki 7 Gisuma muri Cyangugu n'ahandi. Birerekana rero ko babandi bapfobya umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi bavuga ko itateguwe yatewe n'ihanuka ry'indege. Claudine ndumva bivuze mu kibazo cye, nta ndege yari yaguye iwabo ku Gisenyi cyangwa ngo igwe ku Gikongoro cyangwa Icyangugu. Ikibazo rero arabaza ati musaza wanjye washobora kwibukwa. Gahunda ya leta y'u Rwanda ndamusubiza mu buryo bubiri. Reka dutandukanye jenoside n'ubundi bwicanyi. Nakomeje no kubishimangira muri iki kiganiro. Jenoside ni ubwicanyi ndengakamere buri hejuru y'ubundi bwose, kuko buturuka ku mugambi utegurwa kandi ugashyirwa mu bikorwa wo kwica abantu bose cyangwa igice cyabo, ubahora ubwoko bwabo cyangwa idini cyangwa ibara ry'uruhu cyangwa ubwenegihugu. Mu Rwanda habayeho umugambi wateguwe na leta y'u Rwanda wo kwica Abatutsi bose. Umututsi batishe, leta itishe muri 1994 nuko itamubonye, ntabwo ari uko yamugiriye impuhwe, ariko nta mugambi wigeze ubaho wo kwica Abahutu bose. Icyo ni kimwe kigomba kumvikana gutyo. Ubwo bwicanyi rero tukaba tugomba no kubutandukanya. Niyo mpamvu jenoside yakorewe Abatutsi inibukwa nk'icyaha ndengakamere cyaturutse ku mugambi wo kwica Abanyarwanda bose b'Abatutsi kandi bigashyirwa mu bikorwa. Nta kindi cyaha na kimwe giteye gutyo kigeze kibaho mu mateka y'u Rwanda. Umusaza we uburyo bwo kumwibuka navuga iki? Ibisubizo ni bibiri. Icya mbere, Abahutu bishwe barwanya umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi rwose baribukwa banahabwa agaciro, bahabwa icyubahiro kubera ubwo bumuntu bwabo, ubwo butwari bagize. Leta yashyizeho gahunda yo kwibuka, yo gushaka abarinzi b'igihango bakoze ibikorwa bya gitwari haba muri jenoside na nyuma yaho. Abarinzi b'igihango rero baribukwa. Muri abarinzi b'igihango hari abakiriho, hari n'abishwe. Hari abishwe bakiza abantu, hari abishwe kubera ko bakiriye Abatutsi. Abo bose barazirikanwa. Icya kabiri, hashyizweho urwibutso rwa Rebero. Urwibutso rwa Rebero ni urwibutso rufite umwihariko w'uko rushyinguyemo abanyapolitiki barwanyije gahunda yo gutsemba Abatutsi, barwanyije politike mbi y'ingengabitekerezo ya jenoside kugeza n'aho bayizira. Buri tariki ya 13 Mata buri mwaka aba banyapolitike baribukwa. Abanyapolitike kandi bibukwa hanazirikanwa n'abandi bose bishwe bazizwa kurwanya umugambi wa jenoside, bazizwa gufasha Abatutsi, kubahisha no kubaba hafi mu buryo bwose bushoboka. Birumvikana rero ko iki kibazo rwose cyitabwaho. Ntabwo kwibuka biharirwa gusa kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Baribukwa hakanibukwa ku itariki 13 Mata buri mwaka abanyapolitike barwanyije umugambi wa jenoside n'abandi bishwe bazizwa yuko bafashije Abatutsi bishwaga muri jenoside cyangwa baburijemo uyu mugambi wa jenoside mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ntabwo FPR Inkotanyi ishobora gucamo Abanyarwanda ibice byaba bitandukanye cyane n'imiterere yayo n'icyatumye ijyaho, icyatumye ishingwa. Abahutu bose bagize uruhare mu gufasha Abatutsi, mu kubahisha, mu guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside, bahabwa agaciro n'icyubahiro kijyanye n'ubwo butwari bagize. Nari maze kubivuga mu kanya. Duhereye no ku muryango Ibuka. Umuryango Ibuka ushyizeho gahunda kuva kera yo gushaka abantu bitwa indakemwa. Aba bitwa indakemwa ni abari muri icyo cyiciro cy'abafashije Abatutsi, bakabahisha mu buryo bwose, bakabarengera. Noneho urwo rutonde rugashingirwaho mu kubibuka, mu kubazirikana, mu kubahesha agaciro no kugaragaza ibyo bikorwa by'indashyikirwa. Kandi icya kabiri namubwira nuko ibikorwa by'indashyikirwa byakozwe n'aba bantu bahishe Abatutsi muri jenoside, ubumwe n'ubwiyunge. Tubishingiraho kugira ngo twongere twumvikanishe impamvu Abanyarwanda dusangiye igihugu, dusangiye umuco, dusangiye byose, ko tugomba kubana. Ntabwo leta y'u Rwanda, nta rwego na rumwe rwo muri iki gihugu rwigisha ivangura n'amacakubiri. Nsoza, ikigaragara nuko iyo tuza kuba twaragize amahirwe
tukagira abantu benshi bagira ubumuntu, bagira ubutwari, amahirwe yo kugira abarokotse benshi. Icyo nicyo twagombye kuba twarifuje twaranabonye, ariko abakeya bagize ubwo butwari budasanzwe rwose, yaba leta yaba imiryango y'abacitse ku icumu n'abanyarwanda muri rusange. Ibyo bikorwa byabo bihabwa agaciro n'uburemere ubutwari bwabo bukwiye guhabwa.